by'abakire we ana yanjye yega ibitebe aba bifite umunyenga reka mbonye noneho yamitana yarambujije ngo sinkabyidundadundemo bitunganye abakire baba barakimaze ibaze nk'iki kintu ari icyanjye ibaze nk'iki kintu ari icyanjye mana we abakire barakimara akusha habiba karabe bimeze bite baramutse patoro nta n'isoni ufite gusa urasamye nasoni none se boss ngo nguki ubu aka kanya saa 12 ubyutse ujya gucana televiziyo nyine ako boss ujya ureba nawe iri iwacu ntabwo twajyaga tureba abantu bameze aya matara umuntu urawugura naho reba nawe amatara ameze nk'ibiziga sinatayacanye ngo nzabe inzobe kanyizimye da comokora vuba nacomokoye hasoni uba ufite amatara hasoni wowe nayashimisha kugira wicaye uri kubyukira muri televiziyo ngo akazi kakuze bizajya ugakora ryabo rwose boss nubwo mvuga ngo habimana nguki ntawe urebye ubu siriye iwacu koko televiziyo nyine utaha ariko ntabwo nzongera televiziyo bayireba nimugoroba barangije akazi ubwo ikindi gihe ntazongera kujya mbyumva kandi bahabima bambwiye ngo iyo mvuye hano ngewe ngiye ubuzano bakobwa hano reka uramenya niba ugira ngo bazanyibeshaho uzanteza abazura uramenye boss n'izina ry'Imana ndagacika ijosi ngiye ntabwo ibyo ninjya mbikora sawa sawa jewe reka igihe ubwo nzagufata ahubwo fatira mu cyuho kandi ariko rwose boss barababa ni utugamba bagira ngo bankure ku kazi ntabwo abantu bina zirabo tuzanye z'umweru uze kuzitunganya neza kandi uze guteka n'inyama nimugora mfite umushyitsi inyama uze guteka inyama niyo mpamvu kambe ndi mu kazi ariko se kutambwiye boss aya marinete yawe wajugunye waranatambereye ibyo bijyana shaka urakoze mbega umuboss nawe abamvanye muri mudusha nakongera nkabicana yanyica kambibike hano da kushureba nkaho habimo karambe boss ubwo gahunda ni kwa kundi uze guteka ya nkoko uze kuyitunganya noneho bya bindi byawe byo gukora isosi ya rogero wapi uno mutsi ndakora isosi nziza ahubwo se kuri butike ngo wishyuye ngo ntabwo wishyuye igende bari abaguhereza bari abakiza muri karitsiye ariko wambaye neza ariko bari abantu bo muri karitsiye bari abacuruzi uze kubabwira yuko hano kwa Mwenyemari ibintu byose bimeze neza amafaranga ndibuze kutumusunikira kuri telefone none se ibintu byo gukomeza uzerera nabyo uzana bari abakobwa mu gipangu ntabwo nongera patoro sawa 12 umushyitsi ndabamuzanye sibyo akazi keza sawa sawa harimo sawa yes muzeye Toma no kuvuga ngo ihangane gatoya iminota nka 20 ndankugezeho nari nabuze umushoferi nako ndabona ngezeho umushoferi nta kibazo sawa sawa aragira saragiye banze ndebe ko yarenze yarenzera banze ndebesha aragiye kandebe no hanze atabanjijisha uriya muntu ndamuzi kandebe hanze hasha abundi abakire ni nk'aba ngabo mukire ni nk'uyu yarenze sera yarenze yagakuba kandebe no hano hirya sha aragiye ubu none ngiye gukora ikintu cya danje ku buryo nazahita abana bose bazajya baniga urumva sha mukira gusa sha
aragiye sha aragiye agent ibi bintu nabyo mbishyira aha ngaha ubu ngubu inzu ibaye iyanjye uru nguru ndarurikiramo inzu ibaye iyanjye inzu ibaye si ureba ko agiye mbanze nitegereze se ubu ngiye kwambara utwenda twe ya myenda iriya amakote ku bundi reka mbivuge nanabikora nambara imyenda sha ese ko yarisize hariya ubu ntabwo rimeshe ngo nzafura kandi ubona risa neza ntabwo nzafura none anaryambara sha ndebe niba hari icyo ari bwangije kuko se ubundi babimenyeshwa n'iki na kuno ibipenzo se ko nabiri bigenza gutera ko nareba rwose nguko sera kubona se misemera nkawe neza ugafunga n'ibipenzo gusa inkweto ze zo nzambare inkweto zarabura hajyaho ibyondo ubu ngubu ntabwo ndiri bwankoreho ubwo nzambaye kandebe sha nze ndebe n'aha ngaha yamaye nka data yibagiwe telefone sha mbaye umukire muri karitsiye karabaye ubwo kagende use nari ngiye namufungiye inzura sha yari kumpamba noneho ari danje da no mufunge ngende sha aha no munsi muri karitsiye ninjye mukire bafite ko mbona amasaha ageze wandabagara ubu none munsi ndibona icyo kwirira ibintu bisigaye byarakomeye ariko manya karame uguze ahantu nkuye wowe uri umwana muto ca nawe ukunda gusinzira ntabwo uzi ibiryo nari ndimo ndarya wowe gusa mbega inyama ubwo se ubirose hese ngo abe ariho tujya ahubwo mbega agasima we ndose hariya ahiga kwa cya gipatoro hariya kwa nuze kwa mwami ndose ngo hari abakobwa ngo bagiye ngo kurya ndababaye ariko ahubwo reka tujye muri ya mundi se hari haruguru tujye kureba ko twatoraguramo amakara tukajyana kuyagurisha naho ibindi ubu ngubu nta kintu twaba turimo turebe rwose nta mpamvu yo kwicara tugenda ahubwo se n'ubundi mani buriya tububariza kuri kano gasima urareba amatama araba nk'ubundi use iyo nagira uno mwana umuhaye kano kantu ubu uyu mujaba ntabwo umuzi dutoragurana amakara none reba asigaye yambaye amakoti y'abapatoro uyu ntabwo umuzi dutoragurana amakara hari haruguru mu iyarara none reba asigaye yambaye imyenda y'abapatoro ariko dore amatama none ntabwo ari nk'inkondi nta nubwo asigaye ari inkoni za mironko dore asigaye ayaga uyu nguyu ngenda muzi uyu nguyu ntabwo ari andi twigeze gupfa icunga mu kinunze mu iyarara ry'induba uyu ndamuzi turi gutinda ngoke mutoragurana amakara umva sha ntumenyere ibyo byari ibya kera iyo mu myanda iyo ngiyo mwirirwa jewe ntabwo nsangira namwe mwamayibobo mwe ubusenyi wundi mu Imana nyine ikura ahantu mucyo mureba tuba twarakize bureke mwege mwirirwa mugira ibintu nataza aho ngaho urumva sha mureka iminsi irasasi ihwana igihe twakongera guhuramo noneho twiyemewe twegere kungaranira wa mukire oya hafi ntabwo ndi gutinda we abaradi nibigende twatoraguranye amakara ubu se ndacyayarimo nubwo nambaye agakote ka bose ariko nyine aka kanya ni akanjye babenesha igihe gusa ubu nanjye nabaye umukire wana ariko se
habimana koko yabitunganyije koko. naho ubundi se ifi iraryoshye. Ariko sha habimana karame boss uriya n'umukozi wawe habima umukozi wanje habima karame ubu ngubu yamwihorere inyweri habima karame ureba ubu ngubu ibintu namaze iminsi nkubwira ubu singufashe ariko uriya se erega namwe twebwe twitengeze nako twaje kugira gute we mwese haguruke nasoni muhaguruke mu toka vuba mugende mwese ndanabyukanye ndakwirukanye ni mujyana none se nagumye toka genda nitugenda mujyane nk'ubu ngubu koko ku mana yanjye twaragowe koko nk'ubu ngubu ukagura ji ukagura ibintu byose byo kwigirira gute abakozi bakiga basigara babirya ibintu rwose turira kwiri nk'ubu iyo nzana umushyitsi ibyo nari kumwakiriza byose umukayitasi yabinyweye byose yageze gute kaniyambure nze ngende njye kubyitekera mushyitsi kuko shiri ndamubwira ngo iki kweri nta kundi ubwo ngubwo ngo akanje kubyikorera sha